iyi munsi tugiye gukora ibintu biri fact. Turabibara tubyandika. Umuntu ahembwa umushahara w'ibihumbi 100. Yego. Tugiye kwishyira hamwe kugira ngo dufashanye ko buri muntu buri kwezi yajya abona ibihumbi 200. Yego. Uri kumva icyo kintu? Ni gute wafata ibihumbi 100 ukabikuba kabiri ukabona ibihumbi 200 buri kwezi? Muri kano kanya rero munyemerere tubagezeho zimwe mu nama ndetse n'uburyo twabakusanyirije butari buze kubarambira kandi bukora, waba ukora akazi k'ukwezi uhembwa, waba wikorera. Icyo upfa nuko ufite ahantu uhurira n'umuntu, yaba uwo muvugana kuri telefone, uwo mubana, akazi kose ukora, uraza gusanga ko uwo muntu ukwegereye ari cyo gishoro ufite. Nyuma yo kumva kino kiganiro tugiye kubagezaho, kuko tugiye kurebera hamwe uburyo bushobora kuba bwabafasha ukabona igishoro kandi nta ngwate bagusabye, na nyungu bazagusaba kubakugurije, ndetse nta n'umuntu n'umugiye mideni ngo uvuge ngo ngiye gukora ibintu ariko ngiye gutangiza amadeni nakuye hangaha. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho muri kino kiganiro. Niba ari ubwa mbere uhageze, iyi bayita Bizcom Aguka, ni YouTube channel twabashyiriyeho aho tugenda tuganira namwe ku mishinga, tugenda tubagira inama, tuganira twungurana ibitekerezo ku buryo dushobora kuba twakwiteza imbere, tugenda tugaragaza amahirwe agiye hari ku bantu bose, guhera ku rubyiruko, abakuru, mbese muri rusange twese tukagenda twungurana ubumenyi. Tubahaye ikaze abantu bose muri kano kanya. Urakoze Sebastian kwakira abantu bana natwe mu biganiro byacu. Nkuko wabivuze, iyi munsi tugiye kubaga keregeshwa abakire benshi, abateye imbere, abifuza gutera imbere. Mwe mwese turi kumwe hano twakoresha kugira ngo dufatanye, duterane ingabo mu bitugu, tubone igishoro nkuko wari bivuze, cyangwa se ubone amafaranga yagufasha kugura ibintu ukeneye utavunitse, cyangwa se ngo bigusabe guhangayika, kandi ukabaho ku mafaranga ayo ari yo yose waba uhembwa. Ubwo buryo ni ubuhe ngo dutangire? Reka wenda duhere ku buryo bw'abantu bakorana. Reka tuvuge ufite akazi, ufite ahantu ukorera muri timu y'abakozi nka 5 cyangwa 6, ubwo umubare wenda reka duhere kuri badufatire kuri 5. Muri nka 5 wenda reka tuvuge ku mafaranga make y'umuntu ahembwa, uhembwa make yahembwa ibihumbi 150, cyangwa se dufatire ku bihumbi 100. Hanyuma ahubwo hari n'abahembwa za 500 kuzamura. Murumva ko muri timu bitewe n'akazi n'inshingano n'umwanya ufite, amafaranga agenda atandukana. Noneho rero hari uburyo bwa mbere bushobora kugufasha kuba wabona igishoro, aho mwebwe iyo timu y'abantu 5 mwishyira hamwe mukavuga ngo buri kwezi niba duhemba tugiye kwiyemeza tuvuge ngo tuzadufata ibihumbi 20 tuahe kanaka. Noneho ubwo buryo ni ubwa mbere ngende kuvuga ku bantu bakorera hamwe. Ubwo nimvuga abantu bakorera hamwe, mushobora kuba muri abandi, ubwo navuze abafite akazi k'ukwezi, mushobora kuba ari abantu muturanye muhuriye muri groupe y'abasenga, muri groupe y'abakina umupira, y'abakora siporo, hose mushobora kwibyaza umusaruro. Mukavuga ngo buri kwezi buri muntu wese ntashobora kubura amafaranga wenda 1000 n'urugero. Noneho mwarangiza mukavuga muti buri gihe, buri cyumweru cyangwa buri kwezi uko twabonye amafaranga tuzajya dufata 1000 tuyateranye, noneho tuyahereze 6. Ku kundi kwezi twongere duhusanye cya 1000 tuyahereze kanaka, gutyo mukazenguruka. Noneho hari uburyo bashobora kuyikoramo. Bashobora kuba umuntu yavuga ati reka noneho twebwe kugira ngo mumenye ngo ninde uzaba uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu. Ubwo buryo si wababwiraho kuya bamenye ngo ninde wafata mbere, ninde wafata bwa kabiri. Urakoze. Iyo business model ubundi ni uburyo abantu bakora bihurije hamwe uko wari ubivuze, kugira ngo biyorohereze ibibazo, ariko bikakorwa mu buryo bwo gushyira hamwe. Yego. Abantu bizerana, b'inshuti, bakorana, batanze ingero, bashobora kuba ari n'abacururiza mu isoko rimwe. Yego. Mukuru ubundi ni imvuga imenyerewe no mu baturage, bakunze kubyita amatsinda, bamwe bazita groupe, solidarité, baziha amazina agiye atandukanye. Yego. Ariko buriya twico tuje hano kuvuga ni ukubatsindagira, ahubwo uburyo ibyo bintu bikora kandi bishobora kugufasha kwikura mu bibazo, ndetse ugatangira kujya ugura ibintu gake gake, udafite igitutu cy'uko amafaranga ugiye kuyakoresha. Turaza kwifashisha amafaranga make ashoboka kugira ngo n'umuntu, abantu bose tuse nkaho tubashyizemo bahembwa iyo mishahara cyangwa se amafaranga make ku kwezi. Yego. Reka tuhere ku 100 basi. Yego. Wenda duhere ku 100 turebe ukuntu byakorwa.
tuvuge ukora ahantu muri abantu 5 cyangwa 6, yego muhembwa ijana. yego ubwo buryo nta bundi nko kuvuga nko kwari ubivuze bwa mbere, ushobora kuvuga ngo reka uku kwezi twigomwe twese 2020, yego turi 5 uri buyafate ubwo abaye 100,000, abaye 100,000. yego ufashe ibihumbi, ndajya nkora imibare kugira ngo tuyandike gutakara. iyi munsi tujya gukora ibintu biri fact, turabibara tubyandike. umuntu ahembwa umushahara w'ibihumbi 100, yego tugiye kwishyira hamwe kugira ngo dufashanye ko buri muntu buri kwezi yajya abona ibihumbi 200. yego uri kumva icyo kintu? Ni gute wafata ibihumbi 100 ukabikuba kabiri ukabona ibihumbi 200 buri kwezi? uhembwa ibihumbi 100, ni gute wabona ibihumbi 200 ku kwezi? Step number 1, ubwo buryo bwa mbere tugiye kuvuga ni gufata ibihumbi 100, yego mukigabanya muri abantu 5, mukihuriza hamwe mugakora itsinda ry'abantu 5, hanyuma buri wese akajya yigomwa uruhare rungana n'ibihumbi 20 buri kwezi. yego ubwo nuko abantu 5 turahita twongera tugire ibihumbi 100. yego kubera ko mukora mu bwumvikane, mwite mwigabanyamo nimero, umwe atore nimero 1 2 3 4 5. yego ufashe nimero ya mbere ahita tombora ayo mafaranga uko kwezi ayatwaye, muhite muyamuha, ni ibihumbi 100. ubaye uri umuntu ufite gahunda wahembwaga 100 bikavamo, none ugize 200, ushobora guhita none uvuga atarakane narabuze uburyo nkagura, reka nkagure noneho mbe ngafite, kuko nubundi kuzigo mu 2020 ngo mbike mu gihe, ubwo bivuze kuzamara kwishyura wafashe nimero 1 nyuma y'amezi 5. ariko nago bikunda ko wapfa kubika 2020 bikweze mu gihe cy'amezi 5, bigera mu kwa kabiri ukayakoraho. turaziranye uburyo kubika amafaranga biragora, gihura n'akabazo kagoranye. ariko burya reka mbabwire ukuntu Imana yaremye abantu, yabaremye mu buryo butangaje. yego Imana yaremye umugabo n'umugore mu buryo bwo boze ngo kwiyadabuta cyangwa kwisanga mu gihe yamuhaye ubushobozi bwo kubasha kuva muri situation idasanzwe. ni ukuvuga ngo iyo ufite ibibazo burya nibwo unabona inzira nyinshi z'uburyo wabivamo. ariko iyo utari mu bibazo uba wumva udamaraye nta n'ikibazo. tuvuge nk'urugero uburayi, nibwo utekereza ko wajya kwikopesha, nibwo utekereza kuguza, ariko iyo ugifite amafaranga ntabwo bitekereza. binavuze ko uramutse ufashe 20 kuri wa mushahara wawe ukayigomwa, ntabwo bizaguteza inzara n'ubundi, kubera yuko ushobora no kubaho mu buryo bw'80 muri bwa buryo bw'umubiri, tuguha uburyo bwo kuvuga ngo 80 nayo nabamo bigakunda. kuko ushobora gusanga ari nk'ibintu nka 2 wigomwe muri uko kwezi byonyine. iyo rero uzi ko umuntu mufitiye ideni, burya hari ukuntu umutima ukubwira ati se wagerageje ko, donc hari uburyo uba wumva ugomba usabwe kumwishyura. twigomye 20, nimero ya mbere ifashe ibihumbi 200. ubu hise ugenda ukora ibyo washakaga. nimero ya kabiri nayo bizayigendekera gutyo. ubwo rwa ngo mu mezi 5 muba mukoze rotation cyangwa se uruziga rwizengurutse aho rwatangiriye harangiye, buri muntu wese yaragiye agura akantu ashoboye. ubwo uko mwagenda mwongera imibare niko n'ubushobozi bwagenda bwiyongera. nicyo kintu twari tuvuze ngo wowe uri wenyine uhembwa 100, ariko ibintu wakora mu ibihumbi 100 ntabwo bingana nk'ibintu wakora mu bihumbi 200. bivuze ko ubushobozi babwikubye kabiri. bwikubishijwe ku mafaranga 20 gusa bigomwe ku kwezi. nicyo twashakaga kuvuga. ubwo ni urugero rumwe twari dutanze, kandi rwagufasha gutangira kuvuga ngo noneho mise mbona 200, reka mfate senkani mitenya shora mu bintu byanyungukira. nk'urugero ushobora kuguramo inkwavu, ushobora kuguramo ihene, ushobora kuyohereza mu giturage ukahatisha umurimo, ugahinga karoti, ugahinga inyanya. 50 byahingamo umurima munini, kandi ugahingamo imbuto cyangwa se imboga zazakwishyura neza uramutse, ariko nabyo wabipanze. ushobora no kuvuga ngo ngewe nari nsanzwe wenda nkeneye wenda kugura mituweli, icyo gihe byahita bikorohera. wari usanzwe udafite udukoresho two mu nzu, uhise utugura. uguze teremunsi kuko wabyukaga mu gitondo uzindutse bikakutwara umwanya wo kujya gucana imbabura, none uhise ugura uri kumva ubushobozi buba bwiyongereye bwikube cyane mu minota mike, mu gihe gitoya, kubera
gusa kwishyira hamwe nk'uko turimo tubishishikariza abantu. Reka bino bintu mbisobanure neza nongereho ku byo umaze kuvuga, ngushimire cyane ku bitekerezo byiza umaze kutugezaho, ariko ndagira ngo abantu mutaza kutwumvira muri ya gahunda twavuze ngo ni ukwishyira hamwe, kuko aha hantu ni uguhana amafaranga mpaka murangiye. Urumva nta muntu uzavuga ngo njyewe bansimbutse ngo amafaranga natwaye ngo nzazana inyungu y'aya ngaya ku ijana. Oya, wowe ubwawe uri kwikorera saving ariko izarangirana n'amezi 5. Ikindi kirimo cyiza kuri iyi systeme tuvuze, ukareba abantu muhuje, si ngombwa mushobora kuba mukorana, twavuze byinshi mwaba muhuriyeho, mushobora no kuba mutanakorana ariko muri inshuti, ariko mwizerana, mubana muri korali, mukinana, mubana mu miryango remezo, mubana mu matsinda agiye atandukanye, abantu aho bahurira ahateraniye urungano hose. Yego, hanyuma mukavuga muti ku itariki 31 za buri kwezi buri wese azajya yohereza amafaranga, none kuri no ncuro duhakanaka turakanaga. Ni uburyo bwiza buhari, urayafata ububizi kara yawe, ububizi kugomba kuyatanga, bitandukanye na ya koperative no kwishyira mwana uvuga ngo ninjya kuguza baranci inyungu, ninjya kugira gutya nzayagaruke. Urumva nta nubwo usabwa kuzongera ngo yaterure yagarure. Yego, ahubwo bandi mwishyize hamwe wa mubare nurangira bazongera baguheho nanone wongere ufate amafaranga. Ubwo birahita bijyana na kwa kundi tugenda tubabwira ngo mwige gufata ibikorwa byanyu, mutegure mubishyire mu byiciro. None urumva niba muri 5 leta uvuga ngo mu mezi 5 nzaba mfite 100,000, nushaka kudufata 80 usigaranye uyakoresha ibintu byose bihite birangira, ariko ububizi kuri ku savinga veni ya buri kwezi azakuzira kandi ku itariki unayizi. Ikiza nk'abavandimwe nuko ushobora nko kugera mu kwezi kwa 3 ugasanga wenda umuntu arufite iyo nimero, wenda ntago uhise ugira ikibazo cyihutirwa ari nimero kandi ukamubwira ati tukagurana, kuko ibi bintu kugira ngo bikore bigusaba kuba mwizerana. Ari nayo mpamvu hari imyitwarire burya igenga iterambere. Hari imyitwarire itandukanye no kuba ufite amafaranga, kuko iyo utari umuntu mwiza wo kwizerwa n'abantu biranakugora gutera imbere. Kugira ngo ibyo bintu bibasha gukunda nuko muba abantu bamwe, mukaba bavandimwe, bashiki na basaza, bavandimwe mu buryo nyine bw'iterambere. Ibyo bintu birakunda kandi ni systeme ngewe by'umwihariko ngewe yagiye mfasha, kandi abantu wenda tuziranye barabizi ko tujya tubikora, ugasanga rwose umuntu arimo agenda atera imbere. Ubwo noneho tekereza atari 20,000 mwashyizeho, ari 100,000 ku bafite amafaranga menshi, ari abafite 50, ari abafite 200. ubwo ko amafaranga aba menshi niko n'ubushobozi bugenda bwiyongera. Binavuze ko mu gihe gito ushobora kugura ikibanza udahangayitse cyane kandi ubayeho nk'uko wari usanzwe ubayeho n'ubundi. Iyo turi kubabwira ibintu nk'ibi abantu benshi mukunda kwigirana ibindeba mukitarutsa, twafatiye ku 100,000. Reka tujye kubakorera amafaranga umunsi ku wundi. Bano bantu reba n'abantu badafite akazi, reka tuvuye ku banyeshuri barangije kwiga, bari kwiga za kaminuza, reka tujye ku bantu ubwo buzima bw'abantu bwa buri munsi. Reka tujye ku cyiciro cy'abantu badafite akazi ariko afite ubushobozi byibuze bwo kubona amafaranga 5,000 mu cyumweru. Reka dufata ayo ngayo. Ibyo 5,000 ku cyumweru ahantu bikorera hari n'abandi bahakorera. Ikintu cyagorana muri ino systeme turi kubabwira cyangwa muri buno buryo turi kubabwira ni kimwe, hari ukuntu umuntu agenda akabanyamwigendaho. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ushaka kugera kure ajyana n'abandi, ariko ushaka kwihuta agenda wenyine. Noneho mu rugendo rw'iterambere kugenda kwihuta ntago biramba. Kinyarwanda baravuga bwihuse byabyegehomye. Yego, hano rero kwihuta si bibi, ahubwo urihuta niki. None hano rero reba muri abo bantu mukorana, rega tangira uw'inshuti n'abantu. Twagiye tubona iyo umuntu ari gushaka igishoro ahantu kiva gifite inzira nyinshi cyane. Ushobora kugikura ku nshuti, ushobora kujya kuri banke, ushobora kubikura mu murage w'ababyeyi, ushobora kubikura muri saving zawe, ariko ibyo byose twe turi kuvuga igihe bidahari. None tukakwereka amahirwe agukikije, abo bose abo mwirirwana nabo mucatinga. Ngewe ni wowe ukunda kubimbwira kandi uvuga ngo niba umuntu atavuga amafaranga ubundi ubwo muri kumwe muganira ibiki, muravuga amasaha 3 muri kuvuga abantu, ibyo bintu birimo iterambere. Mwakabaye ahubwo muri kuvuga ngo reka dufate nk'ubwo nabivuze abantu bakorera nk'5,000 mu cyumweru akaba yafite, ugashaka abandi bantu nka 5 mwese 5 kuko 5 si 25,000 ubwo bose binjiza, no mukavuga ati tugiye kujya duhereza mu muntu 1,000 si 5, ubwo uraza kubugiza 10 mu cyumweru kandi wibikire, ubwo uraba wibikiye n'1,000 cyawe uko byakomeza.
ku banyeshuri barimo muri za kaminuza bafata za buruse, reka tuhite tubaheraho abo bantu nabo ni abantu b'ingenzi turi gushaka ko iki kintu bagikunda cyane. uwo muco muwukurana. Nimba uri umunyeshuri wiga muri university cyangwa se muri kaminuza uhabwa buruse ariko bageze ku 40. Yego, hagati aho ngaho buri ushobora gukora ubu buryo twarimo tuvuga ugendeye ku 5,000 gusa. Ubwo nuvuga ngo mufasha abantu 5 musharega no gufata 10 akajya hafata abantu 2. Nuvuga ngo mubaye mubonye kuko ari giye mu by'amana banga ibyo bintu ko twabonye ari byiza ngo natwe mwatwongeyemo ntacyo bitwaye. Noneho handi hari 5 kugira ngo byihute, urumva dufasha abantu 10 byaba amezi 10. Kandi amezi 10 harimo umuntu waba ararushye mukuri. Muhita mufata none uko ati turi 10 dutanga 5 buri kwezi ajya hafata abantu 2. Mube 30 habe 3. Mube 40 hafate 4 kugira ngo systeme yihute. Uvuga ngo uko mukomeza gushyira imbaraga hamwe muri benshi niko nubundi ubushobozi burushaho kugenda bwiyongera. Iki kintu mucyumve neza, mutazakora ikosa ukavuga ngo abantu 30 muzategereza gutegereza amezi 30 urumva kunangana niba mwihaye igihe cy'ukwezi. Ariko nanone hari abandi bantu nk'ikindi cyiciro nacyo tutabuza nk'abantu bakora ku mafaranga buri munsi, hari abacuruzi mwe mushatse mwabigira buri cyumweru cya buri munsi. Biterwa n'uburyo mubonamo amafaranga kuri buri cyiciro cy'abantu twavuze aho uri buze kwisanga. Wareba abo muhuje ukareba uburyo mukora nk'abamotari buri munsi akora ku mafaranga, abantu bacuruza, ababogosha, imirimo yose bakora abantu bakora ku mafaranga buri munsi. Ntago mwamera nk'abategereza ukwezi. Abo ngabo mushobora kubishyira mu byiciro byanyu mugatangira mukabikora. Ariko nanone ikintu wavuze cya mbere bagomba kwitaho, mugombe munabyumve neza, mutavuga ngo nuko twabivuze, mubanze mushingire ku cyizere n'ubunyangamugayo muzi kuri uwo muntu cyane rwose. Kuko icyo kintu mutakigendeye washobora gufata niyo mwaba muri 5 agafata ari uwa mbere akahita yigendera, cyangwa se uwa kabiri akahita yigendera, cyangwa se bamara gufata ari 4 uwanyu mugasanga bagize gute bamwimye amafaranga. Icyo kintu rero nacyo muzakiteho cyane, mutahita mugenda mushyira ibintu mu bikorwa nk'uko tubivuze, ako mutabanje no gupima ubwo bunyangamugayo bw'umuntu. Ubunyangamugayo ni ikintu gikomeye kuko nk'ubwo buryo biragoye ko wajya kuburana n'umuntu ngo warayamuhaye cyangwa ngo muhore mugirana inyandiko. Ariko burya abantu bose buriya n'amasezerano aganiriwe haremewe na leta. Ngiye kuba naza ngavuga ati ngewe na Strato twavuganye ko bizagenda gutya na gutya, byibuza nkaba hari uburyo namwohereje amafaranga kuri telefone. Ntabwo rimwe kabiri gatatu bavuga se ko yabaga agiye. Ariko ntabwo ikintu tuba tugamije cyangwa se inzira y'iterambere ntabwo ari ngombwa gushwane n'abantu. Niba warabaye nimero ya mbere uba ugomba nawe kuzibuka guha bagenzi bawe. Ubwo uri inyuma we ahagera n'ubundi yandi yose aba arayarega aba yaribikiye. Nawe uri kuyatanga nawe uba wibike nubwo wayatwaye, ariko nawe wari wibike. Ikintu kirano kihari ni uko kwibikira ari byo bigoye, kubera ko ubusanzwe ibibazo duhura nabyo bishobora gutuma wongera ukibikuza, ukiguza, ariko niwiyishyure. Ubu buryo nta kindi bugufasha kugira discipline cyangwa se kwitwararika, ukavuga ati aya mafaranga sa yanjye, yewe ukanayakora mu yubarira. Ariko noneho igihe wayaboneye ukavuga ati ndi kuyakusanyiriza hamwe, bazayamera rimwe kuri rwa rugero rw'100 zawe ari 100, nzahita ngora aka gakoresho nari nkeneye nari nkarwaye. Nuko abantu bagenda batera imbere gake gake. Kandi iyo umaze kumenyera ibyo bintu, iyo bya bintu bihagaze, kuko waramaze kumenyera umuco wo kubika no kubaho muri bike bishoboka, ariko ukabaho, birangira n'ubundi umubiri ubanye nabyo ku buryo nawe gutangira no kujya wibikira bishobora kugukundira. Aka kantu avuze ni discipline no mu mico uzibonaho ugatangira kuvuga ati ngewe natangiye gutera imbere isaha ku isaha aba millionaire nabo umukire nk'uko duhora tubyifuza twese. Harimo akantu ko kwiyima no kumenya igihe cya nyacyo cyo gutakaza amafaranga bitewe, sibyo? Noneho ngewe ndagira ngo uwo umuntu dukurikiyeho tugeze aka kanya, ndagira ngo kugira ngo ubashe kumva, ubu benshi hari n'abari kugenda batekereza ati ubu ninde naheraho, ninde nabona n'ibiki. Ndagira ngo uhite wisuzuma aka kanya, uhite nawe wishyira mu cyiciro runaka. Reba niba ufite abantu mukorana cyangwa se urungano. Reka dukoresha urungano kuko inzira z'urungano ni nyinshi cyane. Ushobora kuba mukorana, mwigana, mukinana, musengana, mufite ibintu muhuriyeho. Banza urebe ufite abantu 5 wabwira icyo gitekerezo bakakumva mukizerana mukabikora. Nusanga abo bantu utabafite, nandi twavuze ko
inshuti nyazo ari izigufasha kujya ku iterambere. Niba abantu mukorana utababwira ngo mukore akamodo nk'ako ngako, mujye muhembwa mukora ako kantu ukabona ntibakumva. Niba uzi ko nawe nta muntu hari mu byo ukora mwavugana, umenye ko harimo ikibazo, ubanze ukemura ikibazo cy'imibanire yawe n'abandi, kuko twabibonye ko kugira ngo utere imbere biragusaba kwihuza n'abandi, collaboration. Sibyo? Wowe dukurikiye aka kanya mu bintu twavuze, hari abantu ubona muri domaine yawe cyangwa se mu byo ubamo wabwira uhise ubakurura babona? Najye muri miruwari yirebe yisubize ukuri. Nusanga rero hata bidakunda uhite usubira inyuma wirebe uvuge ngo ese ikibazo ni njye cyane ibo. None hari uzanye ikintu cyiza, ikibazo ni njye cyangwa nibo. Abantu benshi ikibazo duhita dusubiza ngo nibo. Yego. Wowe ibwiza ukuri, wikwibeshya mu rugendo rw'iterambere. Hari imvugo nkunda kubona abantu bandika ngo nsanze ngo burya ngo ntacyo ntwaye, ngo ahubwo ikibazo nibo. Ngo niba ngo tudahuza tutabanye neza, ngo maze kongera kwireba, ngo ndisuzuma, ngo nsanze ngo nari biryandi. Icyo kintu ni kibi. Nta muntu ugira imico myiza 100% ku buryo abantu bose bayishima. Yego. Ariko nanone dukunda no kubwira abantu ngo ba wowe, ariko kuba wowe ntabwo bivuze kuba wowe mu mafuti, ba wowe mu byiza. Iyo mvugo ni imvugo mbi cyane. Ijambo ngo ba wowe, ngo let me be myself, life is short. Ariko se iyo uvuga ngo ba wowe, uri kuba wowe mu yihe nzira? Ba wowe mu kubyuka kare, ba wowe mu kujya gukora abantu bakavuga ngo ari gukora ibitinjiza, ba wowe mu gufasha abantu kubagira neza abantu bavuga ngo uribonekeza, ba wowe mu gukora ibintu byiza byemewe n'amategeko ya leta n'amategeko y'Imana. Ibyo bintu byubahiriza nta kibazo. Ariko ba wowe mu busambanyi, ba wowe mu nzoga, ba wowe mu kuvuga amagambo, ba wowe mu bujura, iyo ba wowe ni ibiki? Let me be myself. Yourself of what? Icyo kintu cyo tukirinde. Ba wowe mu nzira nziza ikuganisha ku iterambere, nicyo iyo mvugo ibivuze. Ubwo rero kuri icyo waruvuze, abantu bagakwiye kwishyira hamwe akavuga ngo noneho ngo reka nirebe nisuzume ndebe se ngewe mbaniye abandi nte, ku buryo nanabageza igitekerezo cyo gufatanya bigakunda. Nusanga nta bantu na babiri cyangwa batatu ufite mwabana mwakorana, umenye ko ufite ikibazo pe. Oya hindura. Hinduka. Wowe wikihagarara. Hari ukuntu bavuga ngo ni we wanjyewe, ngo ni njyewe wanyawe, ngo nyine ngo umfata uko ndi ngo nuko nabaye. Wabaye ute wowe ku buryo iyo mvugo ngo nuko nabaye? Ariko sinzi impamvu nkunda kurakazwa n'ibi bintu. Ngo nuko nabaye ngo mfata uko ndi. Bagufata kubera iki? Bagufata ukuruti. Umuntu ukuntu aremye aremye mu buryo ashobora guhinduka. Ashobora kuba yaba mwiza cyangwa akaba mubi, ariko kuki wowe ushaka guhinduka mu bibi? Erega igihe cyose uri kwanga guhinduka mu byiza, uba uri kwigambanira, ugambanira n'ejo hawe hazaza heza. Iterambere ryawe niryo uba uri kugambanira. Ni nkuko waba wacanye umuriro ukaba ukomeza kujundika amazi ariko ushaka kujya kwatsa, wowe uri kwizimiriza iby'ejo hawe hazaza. Mukuri Seba, abantu bafite ibihamya by'uko bagiye bizera abantu bakabahemukira. Yewe hari n'abakwizeye nawe ukabahemukira. Yego. Ariko ntabwo tuzakomeza kuba mu isi ivuga ngo abantu ngo ndabazi, abantu ndabazi, uzabura n'umwe wizera. Nubura mu bantu bose ukabona uri wenyine. Yego. Nyabona iterambere rya ntabwo rizakunda. Twavuze ngo nimba ushaka kwiruka cyane wagenda wenyine. Ariko nimba ushaka kugera kuri hamwe urege iyo kure bavuga, ari ukuntu abantu benshi n'ikireka nkivuge. Yego. Mu gutangira ubundi umushinga uwo ari wo wese umuntu awutangira ari umwe, igitekerezo ni icyawe n'igishoro ni icyawe. Urabitangira, icyo gihe amahirwe yose ubonye urayakoresha ukiruka, kuko uri bosi, uri sekreteri, uri kontabule, uri negosiyeta, ujya mu masoko, umenya ibintu byose kuko uri company ariko uri umuntu umwe. Yego. Aho ngaho buri mahirwe yose ubonye urayafatirana ukiruka. Kuko icyo nicyo bavuze ngo if you want to go fast go alone. Aho uriruka pe, kuko nago uba uri bugire kona uri ukubwira ngo araryamye kandi washakaga ko ibintu bikorwa. Nago uba uri bubure imodoka, aho ibintu byose ubufite uburyo ubikora nkawe ubwawe. Iyo ugira ngo noneho ngo gera kure mu buryo bw'iyo mu ndimi z'amahanga bwa sustainability, ibintu birambye. Kugira ngo ugire ibintu birambye nuko noneho wegera abandi bantu mukorana.
abafatanyabikorwa, abakozi bakunganira, abantu bakwamamariza, abantu muzakorana ubucuruzi, izo nzego zose, abakora mu misoro bazagufasha kumenya umusoro wa leta, abazakubwira atariko ibintu byahindutse bigiye gutya, aho niho bavuga ngo gendana naba, abo bandi bose bavuga nabari muri izo nzego. Niyo mpamvu ikiganiro cyacu twavuze ngo ntago wabasha kugera ku iterambere mu gihe cyose ukigenda wenyine udashaka gukorana n'abandi, nta muntu mwizerana, ntawo wizera, uzakomeza mu kuri wirukanka, ariko umunsi uzasitara uzahuruduka ikubite hasi, uzabura ukwegura. N'abongereza babivuga neza, baravuga ngo don't put all your eggs in one basket. Iyo uramutse uguye bimenekera rimwe, ariko iyo uri kumwe n'abandi uragwa, kuko utari uri wenyine bakakwegura, no mu gihe urwaye bakaba bakurwaza, bakaba bakora ibintu byawe, noneho nawe wagaruka mukongera mukisuganya. Ibintu byose ntabwo bihora ari byiza, bavuga ngo birazamuka bikamanuka, birazamuka bikamanuka. Ubwo icyo gihe byamanutse bantu wenda baragufungira bikaba biri hariya, wakongera kweguka mukongera mukazamukana. Ariyo mpamvu abantu bakize mukomeza kubona bagenda bubaka ubwami burambye, ukabona afunguye ishami hano akongera irindi hariya akongera, no sirumva ayo mashami yose yakoramo ari umwe. Aba yaramenye ibanga ry'uko kugira ngo agere kure azagenda n'abandi, abo bandi akabizera, akabasigira ishami riri Musanze, ishami riri Kigali, ishami riri Gisenyi, mu Rwanda hose akaguka. Noneho rero mu gihe udashaka kumva ibyo bintu, ubwo se urumva uri mu nzira y'iterambere? Ongera wirebe mu ndorerwamo y'iterambere, wisuzume. Nusanga utarimo wubaka ubwami burambye, uzamenye kuri kubaka ibintu bizameneka nk'ikirahure igihe cyose byazaba bihuye n'ibyago. Nje nagira ngo ngire ikintu nanjye nongeraho kuri iki kintu cyo kuvuga ngo nakwizera ndenga abantu barahindutse. Nagira ngo nkubwire ngo muri video twigize gukora, urebye kuri no channel yacu hari video twakoze tuvuga ngo imyitwarire wagira ukabasha gutera imbere muri 2026. Muri ibi bintu twavuzemo, mu bintu twavuze twageze ku ngingo tuvuga ngo menya icyo ushaka, umenye nabo mugendana, nabo hitamo ko mubana muri urwo rugendo. So niyo mpamvu twavuga ngo ikibazo nibo cyane wowe, ntago abantu bahindutse, ahubwo bari kwa kundi ahubwo ntago ushaka kumenya abantu banyabo mugomba kujyana. So uzabamenya ute rero? Icyo nicyo kibazo gihari. Banza we wireba ubwawe, urashaka iki mu nshuti ufite, mu muryango, mu bavandimwe aho wirirwa, ni bande bafite vision wenda si zigomba guhurira ku ijana, ariko zenda guhura n'izawe, utangira ubiyegereze. Of course wagomba no kubiga, urebe niba bihura bwa bunyangamugayo ntabwo bwizana, mutangire gake urebe uko mwumvikana, uko muganira, ibyo mu gahunda muhana uko muzikora, aho ni uzakura abo bantu. Ikindi amakosa abantu bakora bagatuma bahora bavuga ngo ibyo mutubwira yego nibyo, ariko nibyakora hano nibyakunda, nge ndiyigize nanjye ndabazi. Ikosa rikomeye cyane nuko udashaka guhindura inshuti n'abantu. Abantu uri kubona ntabwo bagufasha mu rugendo rw'iterambere ryawe, ngo twarakuranye n'umwana wa quartier, ni inshuti yanjye yo mu bwana, ariko inzozi afite sizo ufite. Wahinduye inshuti niba ubona kubera iki zidahura, kuki ukomeza uvuga ngo bimeze gutya na gutya, ngo byagenda gutya na gutya? Reka kwihoma, gerageza wumve ko umuntu kuba mwarakuranye ukageza imyaka 30 ngo usenga azayibona gute, ngo abavandimwe ngo bazajya bavuga ngo naramuhemukiye, ngo abantu bari batuzi nk'inshuti. Ariko nimba atari gufasha mu iterambere kandi baba bamaze gufata icyemezo cyo guhinduka, mureke. Oya, reka tunabaha ingero z'abantu tuzi. Bill Gates si umukire tuzi, si satunze, ariko hari igihe cyageze n'umugore we mnyeka ko yabaye billionaire, abana n'umugore, ariko baza kugera igihe babona ko gahunda zidahura, umwe akomeza uko niki. Turabibona, reka tubahe ingero hano hafi. Twagiye tubona wenda nk'abakurikirana aya makuru y'imyidagaduro, twagiye tubona abahanzi bazamuka nk'itsinda, ariko igihe kikagera buri wese akabona ko ari igihe cyo gukurikira inzozi ze ku giti cye, bagatandukana kandi batera imbere. Kuki wowe ukomeza wiyatasha cyangwa se ukomeza wiziritse kuri izo nshuti, kuri ibyo bintu byose bikubuza kugera kuri cya kintu ushaka kugeraho? So ndumva mu by'ukuri tumaze kubivugaho. Aka kantu twababwiragaho karako kuvuga ngo reba abantu bakwegereye, uwo muntu wese ukwegereye, buri wese ukwegereye, niba ari umuntu wa nyawe, niba ari umuntu ufite aho ashaka kugera, yakubera isoko y'igishoro. Twabisobanuye mu buryo bwo kuba mwajya mwegeranya ubushobozi bukeya buhari
buri kwezi, buri cyumweru, buri munsi, bitewe n'uko mubona amafaranga, mukayahereza ku ruhande rumwe, umwe agakora ibye n'undi bye. Bizandinda kwirirwa nguhamagara niba dukorana, n'urugero twavuga ati buri kwezi nzajya nguhumbi 50 nawe 50. Bizandinda ko nibigera mu kwezi hagati ntangira kuguhamagara ngo hangurije 2 se 5. Ikindi bizanyigisha kubaho nkoresha ubushobozi mfite, ariko bime n'icyizere cy'uko hari nubwo nayafite nona ariko nzayabona. buri icyizere nicyo sa ubu bizi ko hari ikigega uri muhunikamo kandi uzi kuzasarura. Buriya rero nibanga ryo kubyibuha ukabona umuntu ateye imbere yanameze neza, ni ukuba ufite hano umutwe ameze neza. Amafaranga yose wagira ujagaraye bimeze nabi, hano umutwe hadatuje biragoye, kandi gutuza nta cyizere ufite. Wivuze ibyo bintu nyibutse ikintu, reka nibariza abantu. Wari wumva wicaye, wari wumva ukumva uranezerewe, ukumva ufite amahoro y'umutima, ukumva ejo amafaranga yabona, ukumva na miliyari wayitunga, ukumva nta bintu bidasanzwe rwose kuba watunga ayo mafaranga. Iyo ni ibimenyetso by'uko uramutse ukoze byose tuba tukubwira wanatera imbere. Kubera yuko Imana cyangwa se isi muri rusange iri kuguha amakuru, iri no kukwereka ibyo bintu bimuvinga mu mutwe. Icyo ubusabaga gukora ni uguhaguruka byonyine. Ese umuntu akubwiye ati mfite 1000 senkani hano, ninde ubishaka? Kambaye inkuru, harimo umwarimu yabwiye abantu bari mu ishuri mwigisha nk'uko turimo tuganira, aravuga ati dore mfite iyi note hano, ninde uyishaka? Abantu bose bamanika, mu birumvikana amafaranga nta muntu utashaka, bose bazamuye ikiganza barakizamura. Hanyuma umwe mu bantu bari bicaye muri sale arahaguruka aragenda afata ya mafaranga, aravuga ati uyu muntu mwese uko mwari mwashaka amafaranga, ariko uyu niwe wari uyakwiye kandi niwe yashakaga by'ukuri. We ikintu yakoze nuko yahagurutse akajya gufata ya mafaranga. Nuko ngo twese dushaka gukira, ariko ibikorwa byacu n'intambwe zacu n'amahitamo yacu niyo atuma agera ku bukungu dukeneye. Subiramo ako kantu, twese dushaka gukira, ariko ibikorwa ukora bituma ubyuka ugahaguruka ukagenda, nibyo bituma uzabona ayo mafaranga. Dushaka gukira ariko ntabwo dushaka kujya iterambere riri. Urabwira umuntu ngo ngwino twige ku mafaranga, ngaba ni babandi scam. Ntacyo scam biranoroshye ngaha ngo ikibazo rero. Haguruka. Uwahagurutse arusha uwasigaye wicaye. Umutwe se ntituryama, mu gitondo se ntitubyuka. Hari ababyutswa na reveye, hari ababyutswa n'imiziki, hari ababyutswa n'inyoni n'inkoko, hari n'ababyutswa babakubisa ati byuka. Hari n'ababyuka kuko imbavu zashyushye bimwe. Ariko hari n'uvuga ngo ngewe ahubwo sindi buryame, ndaryama mbonye ibi. Uwo muntu rero nagera ku ntsinzi, ntuzavuga we yafashe ibikorwa, intego zituma agera ku mafaranga. Icyo twebwe tuba dukangurira abantu ni uburyo bwo kwishyira hamwe kugira ngo dukore, dusunikane. Ubu nk'iyo turi kuganira, nimba turi kuvugana turi 10 bakakanya, ubwo turimo turakora cya kintu cy'ikibina cyo gusunikana. Kuko n'ubumenyi nabwo burigwa, burasangizwa, burabwirwa. Iyo ugize amahirwe ukabona ukubwiye ngo ugira Imana abona uyimugira, ugira amahirwe abona umugira inama. Ubwo rero iyo mukomeje musunikana, ejo se bakambwira ikintu nkacyumva nkakigiraho, ejo nawe nkamubwira ikintu akacyumva, duhuje umurongo w'iterambere, ejo muratubona nyine mukabona ibintu byaciyemo. Natwe rero nibyo twifuriza abantu batureba, kugira ngo dukomeze dusunikane, duterane ingabo mu bitugu, dufashe igihugu cyacu gutera imbere, dufashe kwiteza imbere natwe ubwacu, tunategure umuryango wacu muri rusange uzadukomokaho. Niba ujya kuryama ukumva uratuje ugasinzira ukumva nta kibazo ufite, ngenda kubwiza ukuri ko mu rugendo rw'iterambere ntabwo urarutangira nuranamenya ko bihari. Niba ari kujya kuryama ukumva hari ibintu ryamye idatunganyije, ukumva ko ugomba kuzinduka kandi ukabirwana, wanatinda kubyuka ariko ukibreminga, ukumva ko nubwo wakerewe hari ibyo wisha ariko ukahita ukomeza ujya kubikora, ndakubwira ko uri mu rugendo rw'iterambere. Reka tugire inama abajene, urubyiruko rw'u Rwanda, urubyiruko bagenzi bacu rero, aho amahirwe ari ni henshi, ariko aho isi igeze nk'uko twabivuze, yabahaye igitekerezo avuga ngo umwe niwe wahagurutse aragenda ajya kuyatora. Nta muntu uzaza kugusanga iwanyu kereka mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa se n'undi, ariko nawo aho azakujyana n'uzatindayo, kuko bavuga ko ngo ubwiza bw'umukobwa bimugeza hehe
ibwami ariko ngo imico ye ni imutuma arambaye. Nawe umuntu azagutwara gutyo niba ari mama wawe n'iki ni inshingano, ariko wumve ko atari zo nshingano yakabaye afite. Va mu rugo, shaka, reba ibintu uzi, reba ubumenyi ufite, reba icyo ushoboye gukora, hanyuma urebe uhereye aho ngaho utuye aho uba ababikora. Ikintu cya mbere urubyiruko abajene batari gushaka ni ukushaka umwanya ahantu bagaragariza ibyo bashoboye. Bari gushaka batangire bahembwa. Umuntu ari gukora ageze ku mwaka wa 20 ari kwihemba 500, uwo urashaka ahita guhemba 100 uje uwo munsi, kandi urumva urwo rugendo rw'imyaka 20 aracyahembwa 500. So aho ngo biragusaba ngwino ubanze ugaragaza ibyo uzi, mushake amahirwe arahari pe ku rubyiruko. Komanga, uzajya ku muryango wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane bakwangira, wa gatanu bakwemera, wa gatatu bakubwire ngo uzagaruke, ariko ni wicara nawe uzigera umenya ko ibyo bintu ugize gute ubizi. Mureke rero kuvuga ngo ukiraho uko ukomeza kugira imvune zo gushaka amahirwe aguteza imbere, ni nako ukomeza kuvunika kenshi. Umubiri nababwiye ko wiremamo imbaraga zo gushaka ibisubizo iyo ugeze mu kaga cyane. Hari igihe muri iyo nzira uhuriramo n'andi mahirwe utari waranateganyije. Kumwe ushobora kuba uri kugenda mu nzira utateganya ko ibamo ikinyabiziga, ukabona umuntu aravuze ati uri kujyaho ngo nguhe lift. Ayo mahirwe abaho gake ariko nayabaho. Nibyo tubavuga ngo rero inzira z'Imana zirenga igihumbi, ugomba kubyuka ugakora ugashyiramo ingufu. Nuvuge ngo nasabye akazi kuri company imwe ngo barakanyima, nasabye akazi kuri Mifotra banze kumfata. Komeza ugerageze, cyangwa se ushakisha uburyo watera imbere ushingiye kuri uburyo twababwiye bwo kwishyira hamwe tugahanahana amafaranga kugira ngo twiteze imbere. Ngira ngo ubutane tugaruka, ndagira ngo uzankorere ubushakashatsi tuzaganire kuri iki kintu kugira ngo dufashe abantu guhindura imyumvire. Hari umuhanga umwe yaravuze ngo aba bantu ubona bavunika mu busaza bwabo, mu busore bwabo babaga baryamye baruhuka. Ati bari ubona baruhuka barya isi mu busaza bwabo, mu busore bwabo ntibigeze baryama. Ibyo bintu ndagira ngo iyo debate tuzayigarukeho, ushaka ingingo nayo nzashaka izindi. Namwe mudukurikiye uwumva ya joining ikiganiro cyacu ushobora kutwandikira kuri iyo nimero mubona kuri screen no muri description irimo. Ku mbuga nkoranyambaga turari ni Bizcom Limited, ahandi kuri YouTube ni Bizcom Aguka. Mudi ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comment, mukande like, mukoresha, nimwibagirwe no gukora subscribe. Strato nagushimira rero niba ari n'ubutumwa ufite bwa nyuma nabwo wabutambutsa, ubundi tukababwira tuti mwakoze kubana natwe. Ngewe ndumva mpagijwe n'impamba duhaye abakunzi bacu. Urakoze cyane Sebastian, naho utaha. Ndagushimiye. Sawa.